Ntibishoboka ko waba uri umuntu ugezweho ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba utazi izina Dr Sabe. Iri ni izina rimaze kwamamara mu gihe gitoya uyu musore ukiri muto amaze mu bijyanye no gukina amafilime. Uyu ni umusore wifitemo impano yo gusetsa ndetse no gushimisha abantu bagaseka bagatembagara. Ni umusore kandi mu gihe gitoya amaze mu rugendo rwo gukina sinema amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda benshi, yaba abakiri bato, yaba abakuze, yaba abasheshe akanguhe ndetse n'abandi bose. Umusore bamukundira bitewe n'uburyo uyu musore yambara, uburyo avuga bitangaje kandi bigatuma abantu benshi batabyumva, bigatuma abantu benshi bakomeza kumukunda cyane. Umusore kandi bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubwenge afite byakomeje kumukururira igikundiro mu bantu. Ese Dr Sabe ni muntu ki? Kuki yitwa Sabe? Kuki uyu musore yamamaye mu gihe gitoya cyane abanyarwanda benshi bakamumenya? Ese uyu musore avuka he? Ubuzima bwe ni ubuhe? Muri iki kiganiro turagusaba ngo ukomeze ubane natwe, wirinde kwihutisha iyi video kugeza itangiye kugeza irangiye. Nukomeza kubana natwe uraza gusobanukirwa. Tugusaba ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi video, kanda subscribe. Nimba nawe usanzwe ubana natwe kuri iyi channel, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora ubibonera ku gihe. Utibagiwe gukanda inzogera ndetse utibagiwe no gukanda like. Utibagiwe no kutwandikira ubutumwa kugira ngo tumenye icyo mudutekerezaho umunsi ku munsi. Ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Elisa Nishimwe. Dr Sabe ni muntu ki? Sabe yavutse mu mwaka w'1999. Avukira mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze, mu murenge wa Muhoza. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Sabimana Eric. Akaba umwana wa kabiri mu bana bane, abahungu batatu ndetse n'umukobwa umwe. Sabe yavukiye mu muryango w'abakozi cyane ko papa we yari umufundi, naho mama we akaba umwe mu basiga amarangi. Amashuri Sabe yakuze akunda ibijyanye no gukina filime mu gihe yari akiga muri segonderi, ndetse yakinaga n'iby'urwenya ndetse agakunda n'umwuga w'itangazamakuru. Sabe avuga ko yatangiye iby'impano ye yo gukina amafilime mu mwaka w'2016, ubwo we n'itsinda rye bari batumiwe mu gitaramo cyari gifite insanganyamatsiko yo kurwanya akarengane ndetse n'ihohoterwa bikorerwa abana bafite ubumuga. Sabe n'itsinda rye iki gihe batsinze iri rushanwa maze bahabwa amafaranga ndetse n'ibihembo. Aha niho Sabe avuga ko urugendo rwe rwo gukina ndetse no gutunganya amafilime rwatangiriye. Iki gihe Sabe yigaga kuri GS Muhoza ya mbere kandi akiga ataha iwabo, maze aza no kuharangiriza segonderi mu mwaka w'2019. Sabe nyuma yo gusoza segonderi yatangiye kujya akina udufilime duto duto, maze yiga no gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga. Aha yafunguye urubuga rwa YouTube akajya ashyiraho twa dufilime duto duto yabaga yateguye, ariko agira imbogamizi y'uko izo filime zitarebwaga cyane kandi ntizinakundwe, maze ntagire amafaranga akuremo. Ariko ibi ntago byamuciye intege, yakomeje gukora kandi akomeza gushyiraho ibintu byinshi nubwo bitarebwaga kandi ntibinamuha amafaranga yifuzaga. Ibi byatumye ababyeyi be bakomeza kuvuga ko ari gukora ubusa nk'umwana urangije segonderi yakabaye ajya gushaka akazi. Bakavuga ko nta kintu ari gukora kandi ibyo akora nta kivamo. Bakomeza kumugira inama yo kuba yakigira mu gisirikare. Ariko ibi Sabe yakomeje kubicyahira kure, akomeza kubabwira ko nta yindi mpano afite uretse iyo gukina amafilime ndetse no kuyatunganya. Umunsi umwe Dr Sabe wakoraga udufilime ndetse ntiturebwe cyane kandi ntitunamuha amafaranga yifuza, yakoze video maze ayishyira ku rubuga rwe rwa YouTube. Iyi video irarebwa cyane, irahererekanywa yambuka akarere ka Musanze igera mu gihugu hose, yaba kuri YouTube, yaba kuri Instagram, yaba kuri Facebook, WhatsApp ndetse n'izindi mbuga. Iyi video irarebwa cyane. Ibi byatumye bamwe mu basitari ndetse n'abandi bantu hirya no hino batangira kumenya bitewe n'uburyo uyu Sabe yari yakoze iyi video ndetse n'ibyari biri muri iyi video. Byatumye akundwa cyane, abantu hirya no hino batangira kumenya. Mama Sabe yakomezaga amusaba, uhoraga yumva amatangazo
y'abaje kwandika urubyiruko ndetse n'inkumi zifuza kwinjira mu gisirikare. Yatangiye kumva noneho abantu ku mihanda batangira kumubwira ati dore mama wa Sabe, kuko bamubonaga hirya no hino kuri YouTube no kuri za Facebook. Ibi byatangiye gutuma abona ko noneho impano y'umuhungu we yazabatunga kandi ikanabagaburira. Ese atangira gushyigikira umuhungu we no kumufasha ngo arebe ko impano ye yazagera kure. Ahangaha yatangiye kujya agira Sabe inama y'uburyo yakwitwara. Uwamucaga intege akamugira inama yo kujya mu gisirikare yatangiye kumwereka uburyo noneho yakwitwara, atangira kumushyigikira. Ibi byongereye Dr Sabe imbaraga, bituma noneho atangira gukora cyane, ndetse noneho atangira kumva yuko impano ye yazavamo ikintu. Ese yumva noneho ahawe uburenganzira ku mugaragaro n'abamucaga intege, yumva noneho agiye gutangira gukora filime ku mugaragaro. Ese ni gute uyu musore muto wakoraga filime ntizimenyekane yaje noneho kuba ikimenya bose, akaba icyamamare, akagaragara mu gihugu hose bakamumenya? Nubwo uyu musore yari ataragaragara muri filime zikomeye mu Rwanda, ariko impano ye yari yaratangiye kugaragara. Maze umunsi umwe ubwo witwa Kiramani yagiye live kuri Instagram, ari gukora ikiganiro live kuri Instagram, maze Dr Sabe agaragaza ko amukurikiye kuri Instagram. Kiramani wari waratangiye kubona ubuhanga ndetse n'ubwenge bwa Dr Sabe, yafashe telefone ye ahamagara Dr Sabe amusaba ko bazahura, yazamusanga i Kigali bagahura. Dr Sabe ntiyamutengushye, we yafashe imodoka araza amusanga i Kigali, maze barahura bakorana filime ya mbere. Iyi filime bakoranye yarakunzwe cyane, ndetse abafana ba Kiramani barayikunda, batangira kwandikira Kiramani muri comment bamubwira ati uyu niwe twari twarabuze, abandi ati uyu niwe wacu, abandi ati ese uyu musore wamukuye he, abandi ati yararenze cyane. Ibi byabaye urugendo noneho n'inzira iharuye kuri Dr Sabe, uko byatumye byahise bimucira inzira no mu yandi mafilime akomeye, harimo gukorana na ba Saruba, abandi ba Miss Nyambo ndetse n'abandi. Bituma uyu musore atangira gukundwa cyane, igihugu cyose kiramumenya, abantu benshi batangira kumukoresha mu mafilime ye. Ibi byazamuye izina rya Dr Sabe, bituma abantu benshi, yaba abakinnyi b'amafilime, yaba abakizamuka ndetse n'abasitari, bifuza kuba batangira kujya bakorana n'uyu musore ndetse bakaba bakinana nawe. Ese niho izina Dr Sabe ryavuye? Ese ubundi kuki uyu musore yiyita Dr Sabe? Uyu musore wiswe Nsabimana Eric n'ababyeyi be, kuki yiyita Dr Sabe? Duhereye ku izina Dr Sabe, ubwo uyu musore yari mu kiganiro n'itangazamakuru, yabwiye itangazamakuru yuko ahantu yakuye izina Dr, yavuze ko ubwo yigaga muri segonderi yigaga ibijyanye n'imibare, shimi ndetse na biology. Agasobanura avuga ko umuntu wize ibyo bintu byose akabirangiza akagera ku rwego rwo hejuru ahabwa titire ya Dr. Aravuga ati rero icyatumye njye nita Dr ni uko nabonaga amashuri yisumbuye ntazayarangiza, kandi nkabona ntazabona inzira yo kuba yampesha impamyabushobozi ya Doctora. Rero ndashinze intambara kandi ntagize uwo nanduranyaho, nahise mpinduka Dr gutyo mpita niyita Dr, kuko n'ubundi nabonaga nanjye n'ubundi ibyo nitwa n'ubundi ndi Dr. Dr Sabe avuga ko ari izina Dr Sabe Dr ryakomotse. Avuga ko Sabe n'ubundi ari izina Nsabimana yahinnyemo akaryita Sabe. Ibyatumye uyu musore akundwa cyane harimo imyambarire ye, ururimi rwe rukoresha mu karere ka Musanze rutamenyerewe n'abanyarwanda benshi. Usanga abanyarwanda bo mu bindi bice batarumenyereye kandi batarwumva neza, bigatuma uburyo aruvugamo nabyo biri ibintu biba bisekeje. Ibi nabyo biri mu byakomeje kumukururira igikundiro. Ese izindi mpano uyu musore yifitemo zitari ugukina amafilime ni izihe? Uyu musore avuga ko afite impano zirimo gushushanya ndetse no kuririmba, ndetse avuga ko azakomeza gukora indirimbo, cyane ko mu minsi mike yishize uyu musore yasohoye indirimbo ndetse iranakundwa cyane. Ese Sabe agira umukunzi? Ese abantu benshi mukomeza kwibaza iki kibazo. Uyu ni umusore yabajijwe iki kibazo haba mu itangazamakuru, avuga ko we ikintu ashyize imbere atari ugukundana n'abakobwa, ahubwo ari ugushaka amafaranga, ndetse akabanza agashyira umuryango w'imbere. Sabe avuga ko akunda Papa Sava nk'umunyarwenya wa mbere muri iki gihugu,
Avuga ko ari umuntu afatiraho icyitegererezo kubera ko uburyo uyu mugabo akora ari ibintu biba birimo ikinyabupfura byinshi kandi agakora kinyamwuga. Avuga ko yifuza nyine kubaho no gukora nka Papa Sava, akagera no ku rwego Papa Sava yagezeho. Sabi amaze kugira ibijyanye n'imitungo myinshi cyane ko ari ibintu mu mwuga wo gukina filime ari ahantu akura amafaranga menshi. Ubu ngubu yamaze gushinga brandi ye yo gucuruza imipira ibe yanditseho Nkunda Sabi. Ni ahantu akomeza no gusarura amafaranga menshi cyane. Bakunzi b'ikiganiro Icukumburamakuru, turabashimiye mwe mwakomeje kudutega amatwi ndetse mukomeza gutera inkunga ibiganiro byacu umunsi ku munsi, mukomeza kubireba. Dukomeza kubasaba ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe ndetse ukande like, utibagiwe no kutwandikira ubutumwa kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi.